twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu, muraba agaciro kandi muraba ingenzi, turabakunda cyane cyane cyane. Wowe mushyashya ukigera kuri ino channel, nakubwira ngo kora subscribe kuko iyi channel icaho ibintu byiza kandi byiza cyane, aho tuvuga ku bintu byerekeye n'ubuzima, tukagira abantu inama ndetse tugasura n'abantu bamwe na bamwe bafite ibibazo bigiye bitandukanye, tukabasha kuba twabinyuzaho. Kandi nawe ufite uburwayi runaka, uburwayi budakira, uburwayi bumeze ukuntu, abo bose tubaha imiti yabafasha. Urumva ko rero niba utarakora subscribe waracikanywe, aka niko kandi ko gukora subscribe. Numara gukora subscribe wibuke gukora ku nzogera kugira ngo ibiganiro dukora uzajye ubasha kubibona umunsi ku wundi. Uyu munsi reka dushime Imana yabanye natwe ikadufasha kuba twategura iki kiganiro tugiye kubagezaho. Iki kiganiro rero tugiye kuganira ku bari ndetse n'abategarugori. Umugore, turarebera hamwe impamvu ituma umugore apanuka cyangwa se arangara, hanyuma tukore n'umuti ushobora gutuma wegerana mu gihe wamaze kuba wabyara cyangwa se wapanuka, ukaba wabasha kuba wakwegerana ukamera neza. Numva ni iby'agaciro kuko buriya mu rugo iyo habuze amahoro ibintu byose birangirika, ibintu byose birahungabana. Please kurikirana ikiganiro wowe mugore ubashe kuba wagira byinshi umenya, ndetse nawe mugabo aho uri hose ucyumva iki kiganiro, nakubwira ngo niba umugore wacu adafite iki kibazo wagisharinga ukagira n'abandi bakaba babasha kuba bamenya ibyo bakoresha, kuko ikintu uzi utagihaye abandi, ese ejo n'ejo bundi ubuzima ni butoya, uzava muri uyu mubiri. Ariko hari umuntu wafashije urugo rwe rukagira amahoro akwishima, nibura nawe hari umusanzu waba utanze, imbuto yawe ikazaguherekeza aho uzaba uryamye muri kaburi. So ndabashimiye rero. Ejo bundi nigeze njya mu nteko y'abaturage, kandi namwe abaturage ndabasaba mujye mwitabira inteko kuko bavugiramo ibintu byinshi. Ni nabyo byanteye kuba nakora kino kiganiro. Umugabo yaba arafashe mikoro ajya imbere aravuga ngo jyewe nta kindi mpfa n'umugore wanjye. Umugore wanjye iyo turi mu gihe cyo mu bashakanye cyangwa se mu gihe cyo kubaka urugo, ngo iyo ndi gukora sex uba wagira ngo nta hantu mfite ndi gushyira. Ati rero ibyo bituma muca inyuma akamfata, bikaba ari byo biteza amakimbirane mu rugo iwanjye. Iyo umugabo atinyutse akavugira mu ruhame rw'abantu barenze 100 cyangwa 50 avuga ikibazo afite cyatewe n'umugore, urumva ni ikintu gikomeye. Byatumye rero mvuga nti reka mbagire inama, nimba hari umudamu ufite iki kibazo, umugabo ashobora kutabikubwira, ariko nawe ugomba kumenya ati nimba mbyaye 1, 2, 3, nimba nkora imibonano inshuro n'izi, kamemu umubiri uraguka, umubiri usa umera nka elastique. Urumva ahantu haciye umwana umwe hagaca abana 2, hagaca 3, 4, 5, gusa urumva ukimeze nk'umuntu utarahura n'umugabo n'umunsi n'umwe, cyangwa se wahuye n'umugabo rimwe. Hari n'abakobwa usanga benshi bagenda bagahura n'abagabo bagiye batandukanye, ugasanga yahuye na runaka, yahuye na runaka, yahuye na kanaka. Ntabwo ari byiza inshuti zanjye, kuko uko ugenda uhura n'abagabo bagiye batandukanye ni nako ugenda witeza ibibazo mu myanya myibarukiro yawe. Igihe runaka uzashaka umugabo ugasanga nyine ntabwo urugo rwawe rufite amahoro bitewe n'uko wagiye ujajajara. Ntabwo ari byiza rwose. Mujye mwiga umuco nyarwanda. Umwari cyangwa umutegarugori
ariyubaha kandi akaniyubahisha aho ari hose. Ni ukuvuga rero uyu muti niwo tugiye kuganira, wowe wakoresha ubundi ukaba wagira sexe yegeranye, ku buryo umugabo mu gihe muri mu gikorwa cy'abashakanye abasha gukora akumva neza yuko atari gutunga mu kirere cyangwa se atari gushyira mu muyaga, ahubwo afite ahantu ari gushyira kumva feelings zanyu mwembi. Ubwo rero ni akazi kanyu bagore namwe bakobwa, ariko iki ni ikibazo gikemuka burundu. Muhaye ikaze rero, niba wadukurikiye ndanagusaba ngo usharinge iki kiganiro ugiye n'abandi badamu, kuko nyumva uwo mugabo mu by'ukuri numvishe mbabaye, umugore we simuzi ariko narababaye pe, numvishe ari ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo iyo nshyizemo numva bimeze ukuntu harangaye, ntabwo ari sawa. Uyu muti rero, uyu muti urabona ukuntu umeze, sinzi niba uri kubona, witegereze neza. Uyu muti ntabwo nzi ikinyarwanda cyawo, ariko witwa ikibwankurata. Ikibwankurata ni umuti ufasha abagore, ni ukuvuga ngo ubona biragoye ariko nanone ntabwo bigoye, wenda gusa n'umuravumba cyangwa se ugasa n'ibindi biti, kugira ngo uwumenye ku kibabi cyawo haba hameze nk'aho hari nk'ubwoya, cyangwa se kikaba kimeze kiri smooth kinyereramo ukuntu, ariko hariho ubwoya ukuntu. Rero iki ni cyo giti gifasha umugore. Imana yaradufashije, iranadukunda cyane, ituremera buri kintu cyose umugore ashobora gukoresha, cyangwa umugabo cyangwa umuntu uwo ari we wese. Buriya Imana ni Imana ihambaye, sinabona uburyo nyivugamo, kuko buri kintu cyose yaremye gifite umumaro ku kiremwa, ku bihumeka. Ikintu cyose ubona ntukagisuzugure, nta mafaranga ndi kugusaba, ndi kukugira inama, kuko umukobwa arakura akagira imyaka 15, 18, 21 agashyingirwa. Iyo ushyingiwe nta kindi kiba kikujyanye, uba ugiye kubaka urugo nyine, uba ugiye nawe kurema undi muryango. Uwo muryango rero ntabwo wawurema mu rugo iwawe hari amakimbirane. Niba ufite n'abana mu rugo hari amakimbirane, produit utanga nanone niyo amakimbirane, ugasanga igihugu gihuye n'ibibazo, abana bakajya mu muhanda bitewe n'uko mu rugo nta mahoro ahari. Wenda byaratewe n'iki kintu cyo kuvuga ngo umugore wanjye ngo nshyiramo mbararangaye, ngo njya gushaka abana batoya, ngo ubundi ngakamfata, ngo ugasanga turi mu bibazo bya buri munsi. Kigiye bayobozi nabasabaga yuko mwamfasha rwose tugatandukana. Ibaze, umugabo yaragukunze ariko akantu gato cyane kagatuma mugirana ahantu kure. Nimba rero ufite iki kibazo, nagusabaga pe, ni inyungu zawe, nta mafaranga ndi kukwaka, njye ndi kukugira inama y'ukintu wakora ukagira urugo ruzira ibibazo. Iki kibwankurata rero ni iki giti ahanini kiva i Bugande, niho jyewe nagikuye, ni naho nakuye ingemwe yacyo. Ni ukuvuga ngo iki ni urukoma, ndakeka uruzi, ruva ku nsina. So ufata rero kino kibwankurata ukabifata ukabishyiramo hano, uri kubibona neza. Warangiza kubishyiramo hano ukabizirika, nibyo ndi gukora. Wamara kubizirika ukagenda ukabishyira mu ziko.
ushobora kubishyira munsi y'imbabura, wenda tuvuge nimba ufite wenda gaze udakoresha amashyiga cyangwa se imbabura, ushobora kubifata ukazirika, warangiza ukabyambika ishashi ku buryo bitaza kugeraho amazi, warangiza ukabiterera mu mazi amazi akabira, ariko ntibikorweho n'amazi. Warangiza rero ibi nibyo nakoze. Ni ukuri abagore ndabasaba kugira ngo mujye mumenya ubwenge, kuko nimubura ubwenge Imana nayo izabareka n'akazi kanyu. Ni ukuvuga ngo ibi nibyo nakoze hano. Hama ndabihambura nkuremo wa muti, urabibona uyu ni wa muti wari green ariko ubu wabahinduye irindi bara. Noneho ufata uyu muti wawokeje, byaba byiza uwokeje, ariko utabonye uko uwotsa wabukora nk'uko nakubwiye, warangiza ukagira gutya. Ibi ndi gukora ni ukugira ngo amazi yacyo y'iki kibwankurata avemo. You see, urabibona aya mazi ni wo muti. Ufata rero gutya, hano mfitemo n'ubuki bukeya, warangiza ugasa nk'usigaho utwuki duke cyane, ku buryo hose biba bimeze neza. Warangiza ukajya ku buriri ukaryama, wamara kuryama ugafata aka kantu ukagaseseka muri sex yawe, ariko ntugashyire kure, ugasesekamo, ubundi ugategereza iminota 30 karimo ukiryamye. Iyo umaze kugashyiramo ugakuramo, iyo uhuye n'umugabo aravuga ati rwose ibi bintu sinzi uko byagenze, harongera hakiyegeranya, hagenda hiyegeranya, ubikora iminsi 3. Mu by'ukuri haba hamaze kuba hakongera hakegerana, ku buryo mu gihe umugabo muri gukora sex abasha kumva yuko atari gushyira mu muyaga pe, kandi nabwo irahinduka, akumva ibintu bimeze neza kabisa. Wakoze rero, njyewe nakugiraga inama y'ibintu ushobora kuba wakoresha bikakugirira umumaro. Ibintu abantu bicwa no gupinga, mwicwa no kuba umuntu abereka umuti mugasuzugura, kandi nyamara nta mafaranga umuntu aba yabatse. Imana yaravuze ngo nubura ubwenge nzakureka. Nawe rero nubura ubwenge ni akazi kawe. Icyo nagusabaga ni uko wabikurikiza, cyangwa se niba iki kibazo utagifite ukaba wahereza n'abandi, basi bo bakabasha kwirebera, bakaniyigira, bakamenya. Iki kibwankurata wakibona cyane rwose, wabyitayeho wakibona. Kandi nanone ugize ikibazo runaka wampamagara, nkaba nagufasha mu bundi buryo, ariko iki nicyo kibikora. Uzabikoreshe, uzatubwira, kandi ibintu bizagenda neza, bigende neza cyane. Ni ukuri turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Imana ikomeze kukurinda, kandi niba wakunze ibiganiro byacu kora subscribe na sharing, tujye tubana umunsi ku wundi. Nawe utaha rero, Imana ikomeze kukurinda. Ciao ciao.